Halisi zinazogusa mioyo. Polisi sema sikuamini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika filamu za Rwanda ninyi ni hodari. Moja wapo wa kwanza waleta utumaini. Zawadi inapanda juu ikiandaa sehemu ya kitikio. Zawadi kwa vipaji ABCB. Mwanga mikononi mwao. Mungu Media mpo pale palipo na upendo na heshima. Moja wapo wa kwanza rahisi kuimba pamoja. Mungu Media tunawashukuru. Mnajenga utamaduni nikiimba kwa niaba ya kanda. Mungu Media daima tuko nyuma yenu. Endeleeni kutupeleka mbali. Mungu Media, endeleeni kushinda sote. Komeza Big Boss. Filamu ni yenu, Rwanda pamoja nanyi. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? Komeza Big Boss. Turashize none. Uramenye ako kantu ni kabi. Moja wapo wa kwanza waleta utumaini. Zawadi inapanda juu ikiandaa sehemu ya kitikio. Zawadi kwa vipaji ABCB. Mwanga mikononi mwao. Mungu Media mpo pale palipo na upendo na heshima. Moja wapo wa kwanza rahisi kuimba pamoja. Mungu Media tunawashukuru. Nikamwiri nuze we. Nikamwiri ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibapa. Mungu Media daima tuko nyuma yenu. Turaganda neza. Mungu Media, endeleeni kushinda sote. Tunaona kazi yenu. Ninyi ni mashujaa wa kizazi hiki. Filamu ni yenu, Rwanda pamoja nanyi. Chora machira ke amashati ni yose amashiri ho amashiri icara Ele data muri mane nene muri katiye mazi yavuze umushumba ndavuga yabora gasya gosega cyaka amaturo saraka basi bigerageza ariko abatwita no barazakira baje turebere hamwe niba none bivuga nyemundiza Nyange nishimwe Nyamirambo. Nyamirambo. Abije twashinze Nyamirambo n'uturere Nyamirambo n'ubundi yari Yesu. Amaturo nyine yaraje ayishora harangire. Yasi. Brother. Reka tadukiro. Namo yagororaga Nyamirambo. Yarago nasi. Yarubye kunasi. Kigira ngene wabo. Mungu Media tunawashukuru. Mnajenga utamaduni nikiimba kwa niaba ya kanda. Mungu Media daima tuko nyuma yenu. Endeleeni kutupeleka mbali. Mungu Media. Bwana Sheri. Ndio mwibaji. Kuna aranabutse ndakufa. Uretse kuburyo kuna rokane nakubuja. Niko kimereye mbe. Basi sobona musho. Wese nikaribu munzu yima. Susana. Aya. Uyu nguyu bose.
Eko no muri umufuka wawe fresh. ubwo n'umushumba no kuyu mwana n'itorero ruhagaze Ariko se ko numva ngombwa hano ikintu kibi taremeje bitamuntu we. Usi bya bigora. Ari amaturo. Ari amaturo. Kuko nanjye Biracamo. Gatuza ariko amaturo narase arahirira Tuza. Ndabara kagaka byakura. urutiyo ngo biyasindira Yindi ahubwo suri muri mwamamagaye muti. igatuza ni karibura. ariko n'urusengero rw'igengera basi Amasaha yafasha abaturage abona icyo bafite. Wenda muzi yuko rutanga. ariko bameze neza Shara ahubwo sarakwirirwa bakajya. egeye umwana mbese ntabwo nkurikira za kanyanga no Dore ndaheze ko bakabivuga sero. umuntu ari urusengero ruzara Ukuntu nabonaga arimo arasoma se. se wayobora inyamirambo yo ntiyazi bari kubaba Hanyuma se pastor Niko wowe ko nta byawe tubona witega. Bakristo bene data rero ikintu cyatumye mbateranyiriza hano mumaze iminsi mufite imyitwarire itari myiza. Urugero rero nka pastor Mo reba ukuntu yaje yambaye ariko ja cyakugendekeye urafata Jambo. Pastor rero bazina nagize ikibazo ngo mwanteye utwatsi nanze kwica gahunda y'umurimo w'Imana kandi ko twari dufite guhura tukaganira ku murimo w'Imana ariko mu by'ukuri muri karitsiye iwacu mazi yaravuze pe mazi yaravuze kumesa turi twari nsigaranye napfuye kuvuga twe kwambara ariko ntatenguha umurimo w'Imana nuko byanyendekeye ndoharira Tumusoni tubwire mwene data ari kubeshya amazi muri karitsiye ni ikigo ubwo uyu mushumba ari muri wa rusengero rwe barabivuze muri karitsiye bavuga ko arongora abamama basengera amaturo ni hajya agenda basura washyira umuceri ejo washyira inyama ejo washyira nuko ameze ntabeshye n'imbobo n'abo bose Ariko yo biteki. Wongo wowe none se wowe ushinzwe iriyaga amazi muri karitsiye yarimo. Wowe ndi kubona nsa nk'iyi mbobo umushumba wambaye ikote riguranga yavuye ntari amakabutura y'amasoko ariko bene data urugero rwiza mwana ko pastor Mo ameze bafite idawaje abafite ibisi none se abagari bo barya amaturo ari umupasiteri. uyu ni umupasiteri ushinzwe Nyabugogo ukomeye uyu na Nyamirambo hose agera Yose arayiyoboye kuri Nyabugogo uzaye hose. Nyamirambo Baramushinze. wa pasiteri reka tumuhe ijambo nawe agira icyo atubwira. yapfuye aravuga ikize kubona yasinze Nyamirambo arayishinzwe Yesu yabaye umushumba w'intama. Wowe ntabwo urasinze ntabwo urasinze yabagamiye. ntabwo urasinze uko ntashake yari mu bijambo nta jambo ijambo ryeza risa ijambo turi wowe yawe wegeye wadapfira no mu umuntu bazi iminsi yitwara nabi. njyewe rero pasiteri mukuru wacu ukiri umushinzi uno tumusoni abagore bose basangira bafata ku ngufu kandi n'ikindi mushinze noneho cy'umwihariko yakubise umugore buno muri kumubona ingeso ye nayo ni igicika kuva kera mbivuga ngo tumusora kubita umugore mukambye Ase shaka mukubita ari ubuhe. n'ikindi ndi kubona hano ushobora guhita mushinze yadusuzuguye ntabwo barahagaze icyo abandi badahagaze pasiteri tumusora ashobora kuba agira agasuzuguro wowe urabivugaho iki? mbere mbanje kubasuhuza Yesu ashimwe azashimwa n'amaturo mwanyereye. Abagore urabamaze. Yesu azashimwa n'amaturo mwanyereye. abo bagore harimo aba nubwo muvuga Byanze bikunze. nubwo muvuga ngo umuntu arasimba sinzi niba yasinze ngiye muze kare pasiteri akavuza ikintu cy'ukuri tumusoni amatora aranyereza Nganya akoresha iki se n'ibi bikote n'ibi fuya gasane byose. bana rero umushumba utuyoboye twese hano nk'abashumba turagira inama
murabona ko byibuze nko mu matora nanyereje urabona ko mba naraguze batabura ibitega ngaguramo agashati ngenge imbere y'abakozi b'Imana ameze neza ibyo ntacyo ariko tujyajyana ibiti oya ariko murabona ko amatora atagendeye ubusa bwana tukajyana ururimi urabona ko nsa neza ntabwo nsa nk'izi mbobo ntabwo ndi umushumba ndetse njye ndi imbobo izo nkweto wagira ngo n'intuza ururimi rw'intuza ariko rw'imbobo naraziguye reka mbwire nuze we reka mbwire zijya munsi y'ibihumbi 80 ariko tumusore pasiteri nyege aba yingwereye n'inzoga ukibona n'abakristo we basigaye batira ubwiherero bwaruzuye ntiyanabwubakisha reka mbwire nuze we reka mbwire uzagera iwanjye uzansure uzakore ariko batabura ibitega abagabo bambaye bafunze bameze neza kwihagarika bihagarikira kujya abakristo banjye reka mbwire nuze we reka mbwire njye sanze sikuru y'abana abana simbagurira inzoga komeza abana bagurira inzoga njye mbagurira inzoga na byenga aho twumvira rwose ahubwo umuntu uzarangiza badufunze arakoze reka twumve mugenzi we ntatubwire ntabwo mfite imyitwarire itari myiza nk'uko ariko mu mbona wowe ugiye kwikureba neza bakogoshe wagira ngo uhetse ikibuno ku mutwe we ni umutwe hera muri bene data dukorana umurimo cy'ubwumvikane buke harimo pasiteri w'umuturanyi wanjye abakristo wajyaga twita ibisiga kubera ikibazo cy'amaturo kugira ngo nawe muramubona amaturo rwose ariko byo urusengero amafaranga yo kubaka urusengero ngo yarariye uyu ntituziranye ngana na Tom kristo niko iriya umuvandimwe wacu ariko nawe yayisiga urakoze cyane mwe witonze umera amashyi pasiteri avuze ikintu cyiza ambaho ibura amashyi turagira ngo pasiteri Gatuza atubwire kuri ino ndayi birakabije cyane kubona nyege yingweretse bikaba ari disipurine nke ese yayoboye imvugo yari akondekere mu myaka njyewe ntabwo nasize reka amatwi kugira ngo n'ubu satani niko iyo nda yawe utekera abana n'ubwo bwo kutabona ariko yewe umazanye iyi poroje nagukoreye abajyaga twita ibisiga komeza habaye nk'intuzi ni ukurya twihaza ariko se marinete ceceka amasomo twahaye imbere ni uko tugomba kubanza tukabwira abakristo bagatura tukubaka urusengero none aho kugira ngo bakire urusengero bubatse inda yawe ako ni nk'ikintu twagikubise reka hano turi mu nama ya pasiteri komeza abandi bari kubyumaho diyakoni iyo ni indambi ni indambi iyo nda yawe niyo bita indambi izi nizo bita indambi niyo bita indambi ziba zidafite irange ikomeje gusinzira wajyanye ugaragara njyewe mwamugarukije mu mabwira cyatumye irisiga wongera irisiga itari hari bajya bariye akawunga kadahiye seviga bwinshi gukora mu rusengero komeza bigabo urimo hano ubakira mu nda yawe Yesu reba urutwe yazanye wanyo ni kawunga barikanye ubunebwe imyaka ibiri maze gukora miliyoni abadiyakoni bamaze gutura magana arimo hano reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwira siga ahubwo se shaho uretse n'inda kombana n'umutwe wabyimbye igicuramo njye bijya mu mutwe tubwire komeza bigabo wagira ngo ni kawunga y'ibigori barikanye ubunebwe satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwira none ikiguze cyafite amaguru ajya arwaye ibindi urakoze cyane ikigezweho umupasiteri agiye kutubwira igitangaza yakoze duhere kuri pasiteri Marinette atubwire igitangaza yakoze muri iki cyumweru wijya cy'ibitangaza kure Yesu ashimwe dore ejo nakuye n'inda n'ibyo komeza bigabo dukomeze reka twikomereze kwa pasiteri wacu bagasuzugura ngo ni Sam ariko njyewe ikibazo nyine cy'uko muteshwe haciye gusambanya umwana ariko arambeshya kugushinga baguhamye sha biratangaje pe tujye kwa pasiteri wanjye aho wanyegenyege ejo bundi ansanganye stoke y'icyuma kimwe na ganji imbesiri yari amaye gaturashyize bisa
ibitangaza birakora ibyo twabyumviye ibyawe kuba warabyinjiye na mu reka tumusho nahaguruke adusoreze ibitangaza wenda hari igitangaza nawe wakoze. Assalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. nahuye n'agakobwa keza rwose kivuye mu yacu nagakubise 20 turarara Siriya wanyege icyo si igitangaza ko ni igitangaza kinakomeye cyane muri ibi bitangaza byose mbonye Samu Wanyege Gatuza na Tomusonesi na Marinette icyo ni cyo gitangaza mbonye gusa natwe igitangaza komeza big boss. Satani yari igiki imbere y'Imana. ariko ntukigira umupasiteri wese kuturindara uretse ukwiye umupasiteri Reka mbwire nuze we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo rero njyewe nta bitangaza nabwiye ko ngiye ubundi kunda kwiyambika Assalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ikigori cyawe n'umusore ndi mu bapasiteri bambara neza ubwo rero bakirisitu icyo nababwiraga dufatanyije komeza big boss. Satani yari igiki imbere y'Imana. igitangaza ngiye kuvuga kuko ni iki aturongorera abagore Turashize none. Ari